abantu bifuza ko mfungwa njyewe navuze ni irandirimbo niba iri mu bigize icyaha dufite igihugu gifite ubutabera nge nago mba muri Canada mba hano mu Rwanda narwo mba muri rwose umuntu byifuza mba hano mu Rwanda hano hafi ya nago mba kuri igihe cyose namagazwa n'inzego nagenda ngasobanura ibyo ndirimbo ariko Gitaf utirengagije umuntu w'umu-influencer nkuriya ufata post akayikora akandikaho titre akavuga ngo uri kuroga abana njyewe ntacyo namusubiza namwihora kuko njye ntacyo nago mfite njye navuze ko igihe cyanjye mfite uwo manganye nawe ni Gitaf ngiye kumurega kuri RIB icyambere hari uwabikoze ariko rero sibyo kubeshya reka njye ntana ubura uzanabirebe kenshi na kenshi nkuno n'urujijo njye nago ndi umurozi uzarebe n'ibiganiro byanjye nkora nta kiganiro n'iki nakoze n'iki na kimwe ubwo rero mu rutanye kwitireka ngo Gitaf ndaroga sinzi uburyo yabitekerejemo ukanga urugero irandirimbo y'umuhanzi bita Coga Style uvuga ngo gisubizemo Coga Style yirekeremo Coga Style gisubizemo umugore mutumifu ibirabine n'igitenge arabizana aca bugufi ati ni gute umuntu ashobora gukomana nk'imyaka 15 agashora amafaranga mu ndirimbo amafaranga atagira uko angana wowe ugafata inote y'ibihumbi 5 ugakora indirimbo aragitosa ikazamuka bigeze hariya twese tuganire ngira ndirimbo ifarashi yicareho ongera yicareho ibyo biveho icyo kirarangiye niza nanjye nuveho icyo kirarangiye samoya kujya mu rugo ni saa moya icyo kirarangiye ndaguha kinyuma niba nagora kinyuma gusa barasaba ngo yuko RIB igenzura ngo icyo gihangano cyawe ngo ukaba wakurikiranwa n'inzego zibishinzwe yego njye nashaka kwibariza Gitaf akantu gatoya Gitaf bari bwagufungeho nafunzwe rimwe se kabiri se gatatu se bivuze ngo ni chaîne rero bari kuguhamagarira njyewe na mana we narafunzwe ishuro nabasha no kubara mu mboga ngaye narafungiwe za brigade narafungiwe za narafungiwe ariko ntago arishema gufungwa jewe irandirimbo nago nayikoze nshaka kuba nakwangiza abana kuko nanjye narabyaye mfite abana babiri b'abahungu ngo nuko nabikoze ku gitutu cy'abafana sasa rero kazongo mo kwitireka ngo Gitaf ntacyo namusubiza arimo gukora inkuru kugira ngo abone uko yishakira umugati nanjye nayikoze nshaka umugati nkuko nayo kubikora shaka umugati ntago witeguye guhangana nabo ba influencer bakomeje gushaka gushyira hasi bitwaje yuko we waba warakoze indirimbo ari ikindi ugamije kugaragaza. Njyewe manganye nawe ni Gitaf. Njye byose mbikora nishakira ibirayi, manishakira byakwitungira abana banje. Uwo manganye nawe ni Gitaf. Umuntu uvuza avanga zitereka amvuge y'inkuru ntabwo ngiye nzagusubiza bro. Uzitereke rwose nakubwira iki. Irandiye manekoze nsanga ndimo ndiyahura koko njyewe nibwibumbe 700 minduka umusazi wa nyawe. Ibumbe 700 baramenye ibyo ngiye cyaje muri ya misi mva muri za Genesis Committee koko nafite turaka twinshi barabinyibye minduka umusazi mbona ubuzima burarangiye kandi icyo gihe nanjye kuba ngo umustari nagezaho ngajya nabwirirwa rimwe namwe nganaburara mbona iminsi ya kera irimo iragaruka nyine iminsi ya kera urimo gukora kabisa none ngiye cyo nakoze nyuma yo kuva muri Genesis Comedy wayihangana noze kurira hano nawe siga uri kumva tukiva hano ndabyibuka tujya Karongi wari umaze iminsi mama urwa Gasabo cyane twita uramuzi mu rwa Gasabo ndamuzi n'umunyamakuru nawe ari mu bantu bavuga yuko wasohoye igihangano kabisa kitarimo message nziza kandi ngo wowe ubwawe uri kwamaza indirimbo waravuze ngo iyi ndirimbo ifite ubutumwa buriya bintu rero tubaye ikaze kuri Precision TV abakunzi bacu muri mu bihugu bigiye bitandukanye mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Precision TV uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro Behind the Fame mu kiganiro Behind the Fame nkuko bamaze kubimenyera tuba tuganira n'umwe mu bastari bacu tumubaza uko amakuru yiwe ameze tumubaza uko ubuzima bumeze ndetse tunaganira muri bimwe biri kugenda bimuvugwaho mu mihanda
imbere yanyu muri kuhabona big man bamwita G-Tough Gripa G-Tough kabisa bamwita G-Tough asubu G-Tough uso wamaze kuba umuhanzi usi tuzajya twongeraho ngo umuhanzi G-Tough reka ahubwo njye mu by'umuhanzi nabwo mbame Benetamani kuko ubu ngo tuvugana ubu hano mpamvu ngo ari ku G-Tough ngo hatanye kugira ngo umuhanzi man njye ntabwo ndi umuhanzi njye na comedy man dekasi buriya wikinira comedy rero abantu bazajya bakubariza nubwo binafasheho rwose njyewe nuvuga ngo G-Tough ni mugenzi wa ba Kiramani mugenzi wa ba Nyakso nemukajye muba mumubara mu bahanzi abayigurukira reka hanyuma G-Tough yego uyu munsi nagize ngo tuganire kuri saga imaze iminsi iri hanze kwa Kazunka Boss ndetse n'abandi ba influencer bakomeje gupostinga indirimbo yawe bavuga yuko wakoze indirimbo iri kwangiza urubyiruko bakavuga yuko wakoze video iri kwangiza abana sinzi ni wenda kano ka video harakabonye reka tugaplayingeho irebure si video njye njya yikoze njye nywa ama video ndabizi se iyi ngi video ni nko kwa kundi umubyeyi ashaka kuba yaha umwana telefone akamuri kodenga kuko nago njyewe na reka njye ntana ubura uzanabirebe kenshi na kenshi nkuru n'urujijo njye ndakoreshwa nkora ibirangira kuri channels zigiye zitandukanye channel yangira ikirende mu z'ubugo ziraho zidafite umutwe zitagira n'ikibuno nago njyewe reka ubwo so umuntu wifasha agafata ifoto niyo boro nk'iyo ngiyo akayiha umwana man iboro ubundi rero ibintu by'imihanda wa mugabo we ibintu by'imihanda biba mimi by'amashyari cyane man iyi ni video yapostinzwe n'umwe mu ba influencer dufite ukomeye witwa Kazunka Boss ashyiramo titre ivuga ngo G-Tough aroza abana bato hanyuma ni post itigeze ivugwa rumwe na bamwe mu bakunzi bawe harimo abavuga ati ntabwo aroza abana ahubwo abana barozwe n'abababyara kuko nta mwana ufite ubushobozi bwo kwigurira telefoni nimba koko mwumva ko iyo ndirimbo ari mbi ku bana mubarinde kuyumva nk'uko mubarinda ibindi bibi byose naho indirimbo na nyirayo mubihorere ushaka kuyumva azayumva utabishaka azabereka kuko na filime z'urukozasoni zibaho ariko zikarebwa n'ushaka kuzireba utabishaka ntazirebe wowe iyo umuntu nk'uyu nguyu afashe wenda indirimbo wakoze uvuga uti ngiye ni indirimbo nakoze muri comedy ubabwira uti ni indirimbo nakoze mu buntu bw'ubugoryi ukabona indirimbo nk'iyo ngiyo yaje aba influencer batangiye kuyikoresha muri ubu buryo wowe nkawe wenda G-Tough n'abakunzi bawe cyangwa se wowe muri wowe wumva bimeze bite se koko indirimbo wayikoze ugamije kugira ngo ugushe abana koko nk'uko bavuga ngo uroza abana njyewe ntago ndumurozi ni wacu ntago bigeze baroga nta n'uwacu wapfuye cyaroga ari umurozi ikintu cyakoze irandirimbo njyewe nkunda kenshi ari ukuntu ugira gukenda umuntu bakakwikundira umuntu akabifitiye nk'akabari runaka wenda nk'ahantu muri Matitino hano bayita muri 10 nka manager akavuga ati G-Tough uzaze abakiriya bazakureba ibyo byonyine sasa mujyemo kukureba igihe ushamo kukaririmbo ukakumva kandi njye n'undi nakira na kare nifite impano yo kuririmba sasa rero buryo irandimba nayikoze mu buryo nayikoze mu buryo bwa comedy kuko nibitangira ari ubugari biro bine nawe tekereza ubugari bukaza kurangira ubugari buvuyemo ibitenge bikaza kurangira nyine bibaye ibintu nyibwa ngibyo ariko icyo mpamya neza njye ntago nayikoze nshaka kuraga abana njye ntago ndi umurozi uzarebe n'ibiganiro byanjye nkora nta kiganiro n'iki nakoze n'iki na kimwe kirimo uburozi ubwo rero umuntu utangiye kwitireka ngo G-Tough ndaroga sinzi uburyo yabitekerejemo uwo yitwa Kazunka Boss ni umwe mu ba influencer ariko uretse ko wenda nawe ashaka kuba yabikoze ari ukugira ngo wenda areme post cyane uburyo bwo gucuruza tuyibundi nkuru iyo ishaka ko icuruza biterwa n'ubwo nitamoneri yayihaye ariko yari yongeye postinga n'indi ivuga ngo kubona kana kiga nase uri kumva nasari nyine ni ya mashuri mato y'abana karimo kagenda karirimba ngo umugore arataka izo ni post ziba zihari mba nzi kwereka zihari ni post yarayikinzwe n'abantu 2293 ariko se ngiye ibintu ngiye so gukobeshya man irandirimbo uburyo ngewe irimo kuzamukamo n'uburyo ibintu birimo kugenda bijya nago ndimo ndabyumva kuko irandirimbo nayikoze mu buryo buraho bwa comedy nyine byumve ko unayumvishe neza ukitega amatwi ushobora gucishamo agato kanaseka nyine ni uburyo bwa comedy rwose abantu bayumva bumve ko irandirimbo yikoze mu buryo bwa comedy rero uburyo irimo ngo kuzamukamo ikagira no mu bana nge sinzi n'uburyo irimo kugira mu bana sinigeze nkora bimwe abantu bakora indirimbo bakajya kugira bya bindi bita noza gushaka icyo bita noza
promotion yes ntabwo iriya ndimo nigeze ntabwo ugeze uyigira promotion rwose nifungura agaca no byirango kuko ndi ku gitutu cy'abafana nyishyiraho burango mvuga ni shobora kujya nk'ahantu runaka nkaba nakwirimbira ku karimbo ngikora mu buryo bwo kuba nayumvira mu rugo ngiye ntabwo nari nzi ko iriya ndirimbo yazamuka bigeze hariya bivuze ngo ibyo iri kugenda igaragaza cyangwa izo bad comments ziri kuza uko kuntu bari kuvuga ngo irimo kwangiza abana n'ibiki ese wowe noneho urebeye mu nguni koko ukavuga utereka nanjye nk'umuhanzi cyangwa se nk'umukinnyi wa comedy ndebe igihangano nakoze wowe iyo yumvisha wumva harimo izo message zigenewe kwica abo bana koko oya na ubundi indirimbo bura abantu bakora indirimbo mu buryo butandukanye pe hari indirimbo nyine indirimbo wumva bose nk'ukanga urugero iriya ndirimbo y'umuhanzi bita Coga Style uvuga ngo gisubizemo Coga Style yirekeremo Coga Style gisubizemo yirekeremo gisubizemo Coga Style yirekeremo Coga Style gisubizemo yirekeremo ngo tuganire dusesengure buriya ahubwo njyewe ndi mpamvu iriya ndimo mo kuzamuka nuko ndi umukotete kuriyete nuko uri umuntu ukora cyane kabisa ibi bihangano byawe byinshi biba biri gusohoka hanze wowe nani bihangano bifite birenze bro ahubwo njye sinzi n'impamvu abantu ari umuntu wambwiye ejo bundi arambwa ati ndababaye ati ni gute umuntu ashobora gukomana nk'imyaka 15 agashora amafaranga mu ndirimbo amafaranga atagira uko angana wowe ugafata inote y'ibihumbi 5 ugakora indirimbo aragitosa ikazamuka bigeze hariya indirimbo bamwe barambwira ngo imaze kurebwa ngo n'ibihumbi ngo niba ari ibihumbi bingaye ubu ngubu ndumva ngenyero ifite 450 na bingaye reka turebe njye nta n'uruhare nabigizemo no kugira ngo n'ibyo bihumbi bibe bigezeho ibyo bintu njye siniba njye nama njye byananunguye pe birimo biranungura cyane ntabwo ngende mo ndabyumva hanyuma uyu influencer ukomeje kugupostinga avuga yuko uri kwangiza urubyiruko uramugenera message yo namugenera buri muntu wese afite ukuntu akora ikiganiro cyo cyangwa se afite ukuntu akora ibintu ngiye ntago nakoze indirimbo ngamije kuba wenda najya abivuga muri uko kuntu nayikoze muri ubwo buryo nese tuganire ngira ndirimbo ifarashi yicareho ongera yicareho ibyo biveho icyo kirarangiye niza nanjye nuveho icyo kirarangiye saa moya kujya mu rugo ni saa moya icyo kirarangiye ndaguha akinyuma niba nagara akinyuma gusa hano iyo bushara vango ngakinyuma ngo ngakanyuma ngo ndagakukubitira mu gikoni mana hari nyine iriya ndirimbo uburyo yazamutsemo n'uburyo ahubwo man sinzi uburyo nabikubwira mama ntago ngiye mbyumva hanyuma tugikomeje turi kuganira kuri iyo saga imaze iminsi urumva barakwifuriza ni nkako nabivuga barasaba ngo yuko ribunga igenzura ngo icyo gihangano cyawe ngo ukaba wakurikiranwa n'inzego zibishinzwe yego njye nashaka kwibariza Gitaf akantu gatoya Gitaf bari bwagufungeho nafunzwe rimwe se kabiri se gatatu se bivuze ngo ni shene rero bari kuguhamagarira njyewe na mana we narafunzwe ishuro nabasha no kubara pe mu mboga ngaye narafungiwe za brigade narafungiwe za narafungiwe ariko ntagarishemo gufungwa ahubwo nuko nyine hari uko wenda ari imigenzereze mibi umuntu aba yagiyemo sasa rero iyo ndirimbo yanjye nibiri mu bigize icyaha nimbibazwa ariko biri aho ngaho nyine Gitaf wowe ukabusobanura indirimbo yawe yewe irandirimbo ntago nayikoze nshaka kuba nakwangiza abana kuko nanjye narabyaye mfite abana babiri b'abahungu nanjye narabyaye urumva rero niba umuntu uvuga ngo ndimo ndangiza abana ubwo niba ndimo ndangiza abana be n'abanje nabangije ariko icyo nakoze irandirimbo ntago nayikoze mu buryo bwo kwangiza abana hari indirimbo nyizi ndetse nk'irandimo ngo kinjugutire nyisome ndikivugutoma niba rakivugutoma mu majyane niba ari bikimana hari indirimbo nyinshi ushaka kumva man nawe bwawe nyiruka zumva uko zifite swaga ariko irandimba Gitaf sinzi impamvu yazamutse cyane abantu bifuza ko fungwa ngewe navuze ni irandirimbo niba iri mu bigize icyaha dufite igihugu gifite ubutabera nge ntago mba muri Canada mba hano mu Rwanda narwo mba muri rwose umuntu byifuza mba hano mu Rwanda hano hafi ya ntago mba kuri kandi ntago ni ukuvanga umurangira tsere nawe nagaba kure abantu mu Rwanda sibyo dufite igihugu gifite ubutabera ni ukuvanga rero iyi ndirimbo iminsi imaze hano iriho niba yari kuba ifite ikibazo nari kuba nakurikiranwe n'ubwo butabera kandi navuze ni sindi hejuru y'itegeko bro igihe cyose nahamagazwa n'inzego nagenda ngasobanura ibyo ndirimbo ariko Gitaf utirengagije umuntu w'umu-influencer nk'uriya ufata posti akayikora akandikaho titre akavuga ngo uri kuroga abana ngewe ura ntacyo namusubiza namwihora kuko nge ntacyo nago mfite
njye navuze ko igihe cyanjye mfite uwo manganye nawe ni G-Tough uwo kabosi kazungu kabosi abarimo kwikorera inkuru n'amo kwicururiza ntacuruza ariko njye cyo mpamya neza njye G-Tough uwo manganye nawe ni G-Tough njye abantu bose bari ko ndi umusazi nikoreka inkuru z'imihanda ndi umukotete koriyete nirara mu tubari ndari imihanda sinya ndara mu nzumbamo inzumbamo mo nayo myagenda kana bice inzumbamo iyo shizemo inkweto nago mbarano nicara mba mu kazuga njyewe uzafate rimwe uzaza uje kunsura umuntu uce uvuga ngo ugiye guhangana na G-Tough uwo kazuba G-Tough mu mwanya tukareba ahantu njyewe uzaze rwose uzaze njye ngujyane mu rugo none umuntu kuvuga ngo G-Tough man iriya ndirimbo nta n'iki namariye njye na channel yanjye sinzi n'ibyaca nuko banabikoresha mbona uko nabikoze ku gitutu cy'abafana sasa rero kazungu mo kwitireka ngo G-Tough ntacyo namusubiza arimo gukora inkuru kugira ngo abone uko yishakira umugati nanjye nikoze nshaka umugati nkuko nemeye kubikora shaka umugati bivuze ngo G-Tough rwose indirimbo yaragitosa abantu mukomeje kuyisiga inkuru mbi ngo yayikoze agamije kwangiza urubyiruko se nanjye narabyaye ifite abana nawe afite abana arabwira ati nanjye mfite abana Ishimwe Kennedy no bita kwizera Jayz ubwo se niba ngiye kwangiza umwana wawe uwanjye wenda ndamusize he ariko indirimbo ngiye uko nayikoze nazi neza ko ahubwo ngiye ndibaza kuki yazamutse yazamutse ite kungere icyo cyo ndimo ndibaza kuki ya ndirimbo irimo gukomeza kugenda izamuka ubwo simbiza ariko nabyo nzi Imana nabyo nzi pe G-Tough aragira ati abantu muri gukomeza kuvuga yuko iyo ndirimbo nayikoze ngamije kwangiza urubyiruko ndarengana cyambere ati umubyeyi abo ni abakunzi ba G-Tough muri ati umubyeyi nawe utinyuka agafata telefoni ye agafata umwana akamushyira ari imbere akamuririmba akamubwira ati ririmba agafata video umwana hanyuma iyo video akayikusanya ku mbuga nkoranyambaga ntekereza ko ubwo mubyeyi rero wagakwiye gukurikirana ahubwo uwo mubyeyi bamukurikirane koko ubundi iteka n'iteka icyaha ni gatozi sibyo icyaha niba nje G-Tough irandimo nta mwana nigeze nshiramo sibyo ngiye narashatse mfite umugore niba utaravuze uti nanjye ka mfata umwana mukoreshemo ngiye narashatse iby'abagore n'abagabo ndabizi nayikoze nyikoreye kunishingiye ku mugore wanjye twabanye mu nzu nashatse nafite umugore uri kubatera inkuru babwira uti kandi bitanva ngo nari ifite umugore butuvuga ntago mbana nawe ariko nari mufite ariko nibutse buri cyera najyaga nkorera ko najyaga ngiye nagiraga peti kera man ngiye ntago najyaga njyubugari kirongo kimaze reka byibuze yatekaga mu episode ya mbere kiro cya kabiri kiro ako yize ko nkora agashyanga tekira ibiro by'ubugari mbirira rimwe ndabimana ngiye nekoze mu buryo bwa comedy pro yego nukuvuga ngo abantu bari gutekereza yuko rwose waba warugamije kugira ngo werekane ngo ubwo busambanyi bayivuga burimo atari cyo wari ugamije nakanama no mwijuru ngewe ubwanjye ngenda rwaye nge nta busambanyi ngira nubwo wenda kenshi dukunda ko turi kumwenda nabanzu vuba tukavuga ngo nzova akunda kwigisha kujya mu busambanyi ariko kenshi tubikora twenda tuba ngo abadukurikiye tubateme ikibitiki mbese urabona iyo umuntu gukurikiye abashaka icyo bita move abone nyine ibintu bishya abone ibintu bituma ari buze kukuvugaho sasa rero irandimbo nta burayi nari ngamije gushyiramo nago ngende ndaya nta reka ariko G-Tough nawe nanone uze kwirengagiza yuko iyi ndirimbo yawe iri trend igihugu cyose yaba mu batineja uri kumva yaba mu bantu bakuru yaba mu bakobwa abamotari he hose ni indirimbo ipurengwa bari guprenga indirimbo yitwa aragitosa wowe nkaye nk'umuhanzi uragira uti ngiye indirimbo nanayikoze ntitaye yuko izaba hiti gutyo ati ubundi byagenze gute kugira ngo yamamare se G-Tough ntago witeguye guhangana nabo ba influencer bakomeje gushaka gushyira hasi bitwaje yuko we waba warakoze indirimbo ari ikindi ugamije kugaragaza ngewe manganye nawe ni G-Tough ngiye byose mbikora nishakira ibirayi manishakira byakwitungira abana banjye uwo manganye nawe ni G-Tough umuntu uvuza avanga azitereka amvuge inkuru ntago ngiye nzagusubiza bro uzitereke rwose nakubwira iki nge navuze ngo sindi hejuru y'amategeko ndi mu gihugu kigendera ku mategeko sibyo siko bimeze yego Dr Murangira Thierry ntagaba muri Canada nagaba muri Israel aba hano mu Rwanda sibyo ndi hano mu Rwanda ye nakubwa ngo nakoze icya nani segonda rimwe byamara isagonda narajya kukubazwa ibyo cyaha nakoze bishatse kuvuga ngo umuntu mo kubikora arimo gukora inkuru ashaka kugira ngo acuruze wakibwira icyo abafana bawe rero kugira ngo bareke no gukomeza bahangayitse kuko inkuru nk'izo zibatera hari n'umuntu akoze inkuru yatangaje ngo G-Tough bamfunze nanjye ngeze amahirwe ntuza ubu nta mamega afite sindimo namenye ibirimo kubera ku muhanda ariko icyo nabwira umufana cyo ngewe nago ndi hari kugira ngo wenda icyo
ibintu byose mbikora mu buryo bwa comedy kandi comedy igihe irangira iguteye ubumuga nyine ukaba comedy kuko no mu rugo naho ndi hose nyine byaragiye binyinjira mu maraso navuze ni nyine comedy ni comedy nyine byabaye comedy binduka comedy bibakomeza bakomeza bene comedy ya wewe wivugira uti umufana wanjye aho uri hose ntugire ikibazo ndahari ndi G-Tough kandi ikindi niba nanakoze n'amakosa niteguye kwitaba ubwo buyobozi hanyuma bukambaza iryo kosa nawe narakoze nkanisobanura kuko ntabwo ndi hejuru y'amategeko ndi umuntu uciriritse cyane. Ese G-Tough uri umuntu mu busanzwe ubuzima bwawe buba bumeze gute? Gahunda ya G-Tough mu gitondo ni umuntu ubyuka akajya muri studio, ni umuntu ubyuka akabyuka ajya gukora izo comedy, uri umuntu wibereyeho utembereyeho kugira ngo tunagere kuri izo saga zo kuvuga ngo wanakoze n'indirimbo bahiti. Ese umuntu utari usanzwe uzi G-Tough wakumenye kuri iriya ndirimbo wasohoye yego yamenya G-Tough nk'umuntu ki? Ujya wivugira uti ngende umusazi ariko umuntu b'umusaza yarabayeho n'indera yego ubundi ubusazi mbavugana ubusazi bwo guhiga umukati iteka igihe cyose uri mu kazi jya ugakora nyine ugashireho umwete sibyo koko iyo ndeba niba ndivuze ngo umaye akazi sibyo ndakora igishoboka cyose ku buryo byibuza nanjye cya kigano twakoze kiraza kurebwa icyo gihe nawe kirebwa icyo gihe urongera ukamamagara mwongera nkamuntu umukati sibyo niyo mpamvu ibi byose umuntu abikora kugira ngo mbe shaka umukati sibyo ibi rero kuvuga ngo wenda ngo ubusazi nyine nsara kuko mba shaka iki mukati naye byakubaherega yego bivuze ngo ibintu byose mubona G-Tough aba yibereyemo aba yihigira umugati abantu mushaka kubihuza no kuba ngo ari kwangiza abana bato cyangwa urubyiruko nta hantu bihuriye. Ni nkuko nawe ubyuka ugafata isuku ukajya guhinga, G-Tough nawe abyuka ajya gushaka umugati. None se tuganire Garafre ubundi baravuga ngo ubagarira yose ntabwo ubuzirizera nirizaromba. Ushaka kuvuga ati ngiye kujya njya mu muziki n'ibyanga wenda nzajya muri comedy muri comedy n'ibyanga ndajya muri filimi ibyanga ndajya mu kwamamaza n'ibyo mbese ni ukuvuga ngo ngewe impamvu ya bomba mvuga ngo byibuza nshakire hose hamwe n'ibyanga mbone nani nko urugero warumbajije gahunda G-Tough ramukati mu gitondo mu ruturuturu ngomba kubanza gusenga namara gusenga nkahita njya muri siporo namara kuva muri siporo nkahita nkubita ikintu bita aganuza nsigaye nkubita ikintu bita igikoma nkahita nitekera agakoma nkaba ninkorera igikoma nanza kunywa igikoma nkahita ngira gute ukabura amamagaye ngamaje mu kazi nyuma yo kuva mu kazi nka saa 8 wenda shobora kuruhuka nk'isaha imwe nyuma yaho ngahita wenda njya nko kwa Manibu cyangwa se n'ahandi hatandukanye nyuma yaho ngaho nkaryama ntabwo njya ndyama nijoro ntabwo ujya uryama nijoro kare ku nijoro gukora iki G-Tough njya ndyama no kuvuga ngo nijoro mbashakira imikati no kuvuga ndara mu studio ndara ahantu bakina amafilimi ibintu byo kwamamaza n'iki nyindi kintu cya mbere mani ushaka ibirayi ntabwo ujenje kamani kuko ntabwo urakora nyine ugatutubikana kuko Imana ikunda umuntu ukora cyane hanyuma mama w'u Rwagasabo cyane twita uramuzi mu Rwagasabo ndamuzi n'umunyamakuru nawe ari mu bantu bavuga yuko wasohoye igihangano kabisa kitarimo message nziza kandi ngo wowe ubwawe uri kwamaza indirimbo waravuze ngo iyi ndirimbo ifite ubutumwa buriya bintu rero ubundi irandirimbo ijya kwamamara byatewe n'umugabo bita Nyamabondo twari turi kwa Manibu Nyamabondo aragenda arambaga koko ubwonko bwose arabushwanyaguza hanyuma se yo turi gukoresha iryo jambo kubaga abari bakagire ngo umuntu twamubaze turamubaga koko ni silenge y'imihanda kuganira n'umuntu mu kiganiro ariko akaba kabisa yakwibasiye kwere manu muje magenda arambaga kuko ubwongo bwanjye arabubaga agenda afatira ubwongo ku ngufu arabusambanya butera amasida butera indwara za hato na hato none birangira avuze angasa ku ndirimbo aragitose arikasa aravuga ngo ngiye ngo afite indirimbo yitwa ngo pfuba namwana wakapfubura nyina avuze iyo ndirimbo ngo avuga ngo afite indirimbo yitwa pfuba none ndamwana imanje nanjye nikura indirimbo yitwa aragitose arafatse aragitose ni ibiki mana ubwo no Manibu yitambwiye ati se ngo turirimbire kalasi yayo yonyine byonyine mba nkubisemo kalasi bukeye mu gitondo ntumbaze ibyabaye indirimbo inkuru ibibaye kimomo urumva ahantu hose ati G-Tough afite indirimbo yitwa aragitose kuvuga ngo ninabibazwa na Nyamabondo nawe mu butabera tuzagomba kuzakurika niwe nyirabayazana yataza kumbaga ngo ambagira ubwonko ntago indirimbo isi yose barayimenye ni ukuvuga ngo rero nibinaba Nyamabondo nawe ngo mu butabera agomba kuzahamagazwa kuzaba hari akavuga uburyo cy'iyo ndirimbo yari hanyuma twikomereza G-Tough
ubwo abantu bari bazi yuko uri umusazi wigendera nk'uko wajya kubivuga mu biganiro bamenye ko gusara ari ugusara uhiga amafaranga njemba nigira umusazi nshaka imira kuzuka n'umuntu mu kanya mbwaye gusijita kundiye umuntu nta vibe ufite nabwo ngiyengira vibe ndi kuri kamera kuko igihe cyose ndi kuri kamera ngerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo cya kiganiro ukirebe unagikunze unagikundisha na bagenzi bo mwumvuze ngo ukora subscribe ukore za comment za sha n'ibiti bavuga ngo tafa nabaye umusazi hano undi uzaza akigira umusazi nka Jitavu ariko hari abandi bavuga yuko watangiye ngo izi content zawe ngo umeze nk'umuntu utuzuye ngo nyuma uraza bigera igihe uba muzima nyuma yo maze kuba muzima ngo unasohoye n'indirimbo nyuma yo gusohora indirimbo ngo uri n'umusazi none se nyine niba naraje nuzuye nyine urumva iyo ndirimbo nawe yitekereza iyo ndirimbo yihuze nuko nuzuye nyine amagambo arimo nurumva vugiye ibintu naze banekereza nkaho nuzuye n'ubundi nibyo nkora byose nago buzuye bivuze ngo niyo ndirimbo bayumve bavuga ati uyu muntu wayikoze ni umurwayi w'umutwe arirwariye rwose kuko nundi n'abakibana abantu benshi banzi neza ko ako Jitafu indirimbo hano imaze kurebwa n'abantu 582 ariko se njye ntago nibaza ibintu birimo biraba njyewe ntago njye ni isase mama none se ntago uzayikorera video y'iki video kugira gute irandimo ko nekoze mvuga ngo njyaze nyumvira mu rugo kwa kundi hejuru hari indirimbo yasohotse yitwa igikoma yo igikoma no umugabo bita Kaka afite na Sarore katuma wenda tumutemo nago afite Sarore Cicikiro ikora imisatsi y'abagore n'abagabo agiye akora imisatsi y'abana n'abakobwa nyine ibintu byose arabikora bijyanye n'isuku yo mu mutwe yarambwiye ati Jitafu rero namo wenda ume club y'indirimbo yitwa igikoma iyi video warayibonye yerekana ufunze warayibonye wapi iyi ni video wenda tuyumvisha abantu abantu bazakomeza kubona izi video yitwa intelligence artificial intelligence sorry ni uburyo ki umuntu ashobora no kuba yakoresha amashusho yakoresheje uburyo bwa AI ubonye nk'uburyo bano bantu batangiye bavuga ati Jitafu bameze nk'aho bari kwigaragambya kuko wafunzwe hanyuma uwanditse inkuru yavuze ngo nawe urarira Mutesi Kovia asabye RIB gufunga Jitafu kubera indirimbo aragitosa Dr Murangira nuko yanditse agarukiraho hanyuma nashaka kwibariza abantu ese koko birashoboka ko umuntu ashobora kugusabira kufungwa muri iki gihugu cyacu ubundi iteka n'iteka ubundi hari urabona navuze ngo dufite igihugu kigenda ku mategeko ubundi ubwo wowe tonde ubanze wumve hari uwabikoze hano ngiye kumurega kuri RIB icyambere hari uwabikoze ariko rero sibyo kubeshya anga urabisobanuye nabi aha yavugaga uno muntu wakoze amubyinisha muri andirimbo akoresheje yavuga ngo niwe agiye kujya kurega ntabwo yari Jitafu hanyuma abantu musobanukirwe neza abantu mukomeje kwandika caption muvuga ngo mama w'u Gasabo uri kumva cyangwa se Mutesi Kovia ari gusabira Jitafu gufungwa n'ahantu bihuriye baramubajije cyacu nta muntu ugisabira undi gufungwa ndakeka baramubajije ngo ese indirimbo yitwara gitosa aravuze ati indirimbo nibo ubwayo ndumva izina ryayo riremereye bahita no bamwereka harimo arabyina ati se izi mbaraga kuko naba nzifite arabwa ati cyo kora yayo kuko igira imbaraga ni ukuvuga ngo rero icyo wenda icyo nasubiza kuri no ndirimbo njye sinzi impamvu yakunze ntago nzi impamvu yakunzwe pe kuko nayikoze mu buryo bwa comedy sinzi impamvu irimo kuzamuka cyane ngiye byatanye babambwa ngo indirimbo ngo irimo kubisereri mu mutwe y'abana ariko ngiye sinzi impamvu irimo kubisereri nyine ariko icyo mpamya neza nuko ntago iyo ndirimbo nayikoze nshaka kuba hari ikintu wenda kibi nakwangiza muri society kuko nanjye icyo kintu kingizo nanjye cyambabaza cyakubabaza urakoze cyane amwita Jitafu ati mureke gukomeza gufata igihangano nikoreye muri joke mu busazi bwanjye nkuko musanzwe mumenyereye kuri izi mbuga Jitafu ni umuntu basetsa ni umuntu ukora ibintu biri funny koko nkuko bivuga nyine ibintu bye biba birimo ubugoryi bwinshi so rero uko mukomeza gusensibiliza iyo nkuru yuko ngo yakoze igihangano kigamije kwangiza urubyiruko rwo mu Rwanda kigamije kwangiza abana oya aragira ati ngewe indirimbo nayikoze ngira ngo nzajye nanayiyumvira njyenyine kuri YouTube mu rugo iwanjye hanyuma iyo ndirimbo mwaje gutuma iba indirimbo iri hiti gutyo kuri urwo rwego byanunguye nge birimo birananunguye nawe aragira ati byamutunguye hanyuma twikomereza mu buzima busanzwe Jitafu ni umushuti wacu yahoze kuri Precision kuva twatangira ibiganiro bya Behind FM twabanye nawe za Karongi muramwibuka ntago twari buze kurekera kubura kumubaza
kuri izo nkuru ziri gusohoka hanze zivuga yuko ashobora kuba agiye gufungwa. Hari n'abashuti banjye batangiye kumbwira ngo Gitaf inshuti yawe ngo bagiye kuyifunga. Ndababwira ariko rero Gitaf ararengana. Gitaf uko asobanura ibintu bye birumvikana. N'undi muhanzi wari wese yabahaye ingero, yababwiye Ifarashi, Samaya ntago muziyobewe, n'indirimbo zagiye zitamba akinyuma, n'indirimbo zagiye zitamba iriya igisupusupu irango ngo kinjugutira ngo akivuguti niba kivuguti niba sinzi ubujya bivugagamo nuko nyene. Ese Gitaf we nyuma yo kubona ukuntu indirimbo iri gukurebwa cyane ntago uri kubona yuko mu nzira yo kumuhanzi byazagira akantu biguhamo? Njyewe nta nubwo nisa tuvugana ubu uzanabireba na wende umuntu nyine nk'akare koko kujya ghostinga ahantu runaka. Njyewe njyana niyambare nk'umuntu urangwa widage koko njyewe ntago ndi umuhanzi, ndi umukontente creator. Ati njyewe ntago ndi umuhanzi, ndi umukontente creator. Hanyuma Gitaf tugikomeza indirimbo aragitosa, ni indirimbo iri kukwinjuriza se byibuza dukeya muri ino minsi tugendeye muri ahantu hostinga kuko hari amavideo agaragara uri kwiperforminga mu kabari? Yego. Bimeze bite mu kuba warayisoye noneho nyumikana abahiti? Twahoze tuvuga ibibi byayo ariko noneho reka tunarebe se ubundi uvuze ikintu kigira ikibi kikagira n'ikiza cyacyo. Iriya ndirimbo nubwo wenda isa nkaho nyine isa ifite uburemere muri societe ariko nyine nanjye yaranunguye kuko muri iminsi irimo koma akazi nkajya kubona ngo namaye nk'akaraka k'ibihumbi 30, abamaye 20, abamaye 10. Urumva nyine kandi urebe koko njye mbere iriya ndirimbo nakoze nsa nkaho ndimo ndiyahura koko njyewe nibwa 700 mpinduka umusazi wa nyawe. Iyo nkuru ugeze no kuyimbwira ndasara bro, ubuzima mbona bwarangiye. Bakwibye 700 700 baramenye ibyo njye cyaje muri ya misi mva muri za Genesis Committee kuko nari mfite turaka twinshi barabinyibye mpinduka umusazi mbona ubuzima burarangiye. kandi icyo gihe nanjye kuba ngo umusitari najya njya ahantu umusitari nakwicara umusitari natambuka umusitari ku buryo nagezaho nkajya nanabwirirwa rimwe namwe nkanaburara mbona iminsi ya kera irimo iragaruka nyine. Minsi ya kera urimo gukora kabisa. None rero ngiye cyo nakoze ese mvugana ubu ngubu niba ubufaranga bwanjye babujyanye kandi ngiye maze iminsi wenda nabukoreye bitamvugane kangera ngo indirimbo wenda nzaza njya mu tubari. Ese Gitaf kuba bayicane mbona ugiye kurira ni ikihe kibazo? Nyine nukuntu nibutse ukuntu amafaranga njye bayajyanye mane kuko yari ari amafaranga nakoresheje imbaraga nyinshi. Ese byari 700? Ubwo rero urumva nyine mbikora gutyo nsa nkaho ndimo ndiyahura ariko urabona ko buryo koko wamugana umusaza arashaka ku ijambo nubwo wenda byabaye gasa nkaho afite uburemere muri societe ariko ku bwanjye isa nkaho yamindira ubuzima yarabuhindiye ku buryo rwose. Uragira uti ngiye burangiye gukora aragitosa bari bamaze kunyumba 700 imeze nk'umusazi pe. Iyo nkuru nanjye ndayizi ya Gitaf kuko nyuma yo kuva muri Genesis Comedy wayihangana noze kurira hano nawe siga uri kumva tukiva hano ndabyibuka tujya Karongi wari umaze iminsi performance muri naho hantu ngira ngo wakuye udufaranga two kongera kuba wifashisha muri iyo minsi. Yego. Hanyuma ndibaza umuntu wakwibye ayo mafaranga byagenze gute? Tubwire inkuru neza. Iyo nkuru nayibwe nyine nabimenya hashize nk'amezi 3 nago nabashije kubikurikirana nyine nagiye umujamo mukora muri MTN namubasha arambwa nyine ambaza uburyo ndebe mubwira ukuntu byagenze nyine kwa kundi bakurebera nyine uwayibye we yarayibye ayohereza ku wundi muntu, uwayahaye nawe ayohereza ku wundi muntu, ahaye nawe ayohereza ku wundi muntu, biza kurangira no finaloma bayakoresheje code kwa kundi muntu yiba agashyira kuri code. Urakoze cyane kabisa. Ahita akoresha code birangira gutyo nyine akoresheje code birangira amafaranga bayahererekanye gutyo. Nuvuga ngo n'umuntu yakubye kuri telefone se cyangwa kuri phone? Yego. Yafashe phone arayoherereza. Nye kwa konde umuntu agira access kuri telefone yawe nyine ari ukuntu ujya mu mbari nyine ukayagara man ukayagara nyine ukayagara wumva ko abantu bose ari inshuti zawe beza kuranya nyine nyine se ko atari inshuti yanjye ari Babylon ariko nubwo nyine byawe nyine ibyo byatumye udufana isiganye bwa nyuma mfite mvaneka noneho nese mu magambo noza mu jama bita Dr. M ndamwasemana ko mfite indirimbo wafashije nka ko indirimbo namwanje mfite n'ibiciro bicyarambwa ati Gitaf wowe uze koza turebe ndagukubita umuproducer uzi gukora indirimbo agufashe ndire ko ndige wajya kono ukabone igukoreye n'ibintu utanakeka ko yagukorera birangira gutyo ngikora muri ubwo busazi muri ubwo buryo ariko nubwo byabaye ari ubusazi pe indirimbo yahise nsubiza imihanda ituma nyine ubu ngubu kano kanya ubutuvugana ubu rwose umana uko biri kose wenda ntabwo nakongera kugira ikibazo cyo kwishyura inzu
nyine ari ukuntu nyine yahise imindurira ubuzima, nyine ari ukuntu yahise yaragiye kugira gute irabuhindura kuko iragendera buyimundirira. Ubu nyine bituma nsubira imihanda, bituma ino ndirimbo bitumye amenya amenya G-Tough. Reba noza mama wacu umubyeyi mama w'u Rwagasabo ni indirimbo yavuzeho ba Kenisi bayivugaho, ariko njyewe nago nk'Imana hari ikintu kibaho, ariko Imana ishaka kugira ngo ikuzamure bro. Imana ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo iteze ikibazo hari n'igisubizo. Ukuvuga ngo igihe wenda ndimo nayikoze mu buryo bw'ubusazi, ariko naze neza ko yangeza kuri uru rwego nk'uru nguru kuba rwose kazungu ka boss yakwitireka kavuga izana G-Tough, kavuga ati umuntu ata G-Tough ahubwo naho nta mabara. Zemye ese ubusanzwe umu-influencer ita kazungu ka boss umufata utoye muri no nyine no mu-influencer uri hejuru cyane, uramwemera? Ndamwemera pe. Hanyuma G-Tough twiganira ku musozo w'ikiganiro cyacu, yego ndashaka kubaza uko nanone ntago turi buze kwirengagiza yuko koko iyo ndirimbo bari kuvuga gutyo nyamara iri guhindura ubuzima bwa G-Tough. G-Tough mwamumenye nk'umujene wakoraga inkweto, sibyo? Yego. Akenshi tukunze kubita abakorodoniye, nibo ndi proud y'ubukorodoniye man. Hanyuma ahubwo ndakeka niba yaraje guhura n'ibyo byago akibwumbi 700 agahura niyo depression hafi kwiyahura, akavuga ati reka byibuza nsora indirimbo aragitosa yasohoka ikagira ikimfasha, ariko we akubwira yuko mu kuyikora yikoze ari mu buryo bwo kugira ngo yimara agahinda ndetse n'ayo mafaranga yagiye. Ikindi akanakubwira ko ibintu asanzwe akora we abikora mu buryo bwo kwintertaininga, uri kumva, atari uburyo bwo kugira ngo asore igihangano kize kugira impact mbi mu Banyarwanda. Hanyuma turi kugana ku musozo, G-Tough niki wabwira abakunzi bawe kano kanya bamaze kuvuka kubera yuko winjiye mu gisate cyo kuririmba? Okay, ngiye cyo nababwira cyo wenda indirimbo cyo ngiye gukora cyo ngiye guhindura imyandikire, wenda mpindure uburyo nandikamo, kuko irandiye niyo ya mbere, iyo indirimbo ya mbere ya G-Tough imenyekanyeho. Biravuze ati rwose nta nubwo wanadutunguye niko yagombaga kuza imeze. Yego, no kuvuga ngo rero ubwo wenda nyuma yaho ngiye kujya nk'ubu nakoze indirimbo yitwa Igikoma, iyumvisha bumva nta kintu kirenze kirimo igikoma, nyine nibisabira igikoma. Hari n'indimo nakoze uri romantique, hari n'indimo nakoze yitwa Uzarare, ndazifite Imana ni Kapo, Genesis Comedy, Nzirahari, wakutinye ko izo ndimo zose nta nimwe yigeze menyekana, ariko haragitose rwose koza amabara. None izo ndimo zose uvuze zirahari kuri YouTube yanjye ziriho bro, ariko utinye ko nta n'indimane numva banavuga, ariko iyo ndirimbo nyine nibyo nyine ubwo, ariko ni yamana bishaka kugira ngo wenda ikwiyera umukati. Nanone nshimire cyane abafana mudahari ntago naba mari, ibi byose mbikesha kuba mfite umufana, abanyamakuru bose, abikorera bitikorera bose ndabashimiye cyane. Nkashimira cyane inzego z'umutekano cyane, ngiyewe rwose mbabwiza ukuri Mana baje babawe G-Tough man, ngiyewe rwose G-Tough ndi umuntu uciriritse, ubyumve ngo umuntu wacu sana uciriritse, umuntu uraho ngaho uri easy man. Ngiyewe nkashimira inzego z'umutekano, polisi y'igihugu cy'u Rwanda, abasirikare, ngashimira ubuyobozi bwiza bwacu bw'igihugu, noza umukuru wacu w'igihugu cyane, nawe turamushimiye cyane kuko no mu bantu rwose amana nawe amana ubona ko nyine akora cyane kugira ngo u Rwanda rwacu rujye gute rutere imbere, akaba n'inshuti y'urubyiruko. Ndashimira cyane rero abakotete Korieta barabajya bagira gutyo, urabona ibintu byose niyo baba babiteye ibi bintu man cyo kora nyamabo wowe no kuvuga ngo rero ibi byose abakotete Korieta ndabasuje cyane, ba Medicine ndabasuje man, mbese abantu bose bari bisanga mu bijyanye na social media cyangwa se n'ibitangazamakuru cyangwa se muri entertainment. Ariko umufana w'ahantu ari hose, yewe data we ndamusuje cyane. Umufana wa G-Tough ahantu uri hose wubahwe, uri umuntu w'agaciro, umufana yubahwe rwose. Hanyuma G-Tough twisoreza, nagira ngo usoze unashimira ndetse n'abantu badukurikirana kuri Precision TV kugira ngo bakomeze banakurikirana ibiganiro byacu, bakore subscribe, basharing inkuru zacu kugira ngo turusheho gukomeza kugenda dutera imbere. Hano G-Tough ndagira ngo utubwire, kuko n'ubundi niba warasohoye indirimbo aragitosa, bivuze ngo na nyuma y'iriya Igikoma ashobora kuba ari n'indi ndirimbo bagomba kuba bari kwitega. Ifite indirimbo noneho yo ngo Mana yo mu ijuru, ni indirimbo nziza cyane, ni mba nsaba umukobwa urukundo, ntago nabivuga kano kanya ngo nyitangaze akavase gatoya gakura kwamaza ikintu. Yego, ni wakwitamo nka tubiri twonyine. Ikibazo abahungu bari hanze hano rero yewe we bana byihore buragiye cyane njyaga mubwira ngo indirimbo nyine nkaza ibintu bitaba nkabivanga nyine bikarangira koko ishobora kuri indirimbo man Peter Karibariye ukimara kumutama melody
mu gitondo akahita agira gute wenda na beda reka mbatemo nari mfite yeye umukunzi azi ko nkunda icyo kunywa bita wande ndimi tw'igikoma bro igikoma rero nayo mbatemo gakeya nari mfite umukunzi ye azi ko nkunda ye kunywa mu karo ye agira icyaka nu mwete mwinshi yigo abona ko nyuko mwiye kuva kuri mu karo maze amicyo kunywa bita igikoma kimwe igikoma kime igikoma mwikunde bita G-Tough. Hanyuma hano tuba twicariye twa 10 tutu ni hano Nyamirambo ruguru y'uyu muhanda w'amabuye uzamutse ujya nk'ujya hano mu ishyamba rya iri shyamba rari bayitamo Kigali hano ku ishyamba rya mo Kigali. Hanyuma 10 tutu irahari ni inyubako nshya 10 tutu nshyashya bagiramo brushette nziza bakagira ka Benz ibyumba byo kuruhukiramo pariking nziza hanyuma abakozi bameze neza abaseriveri bize bakarebera ku gihe bambwirire sauna ubundi 10 titi hano muri 10 tutu muri 10 tutu haba sauna nziza cyane baba abakozi beza cyane bagira ibyumba byo kuruhukiramo bagira mucoma amakoko amahene ndetse n'ibindi n'ibyo isibyo n'ibyo ngibyo bagira pariking bagira n'ibindi bintu bitandukanye baze nawe bagukubita amazi ashyushye bagwa sauna bagukira muri message bakagukandakanda nyamuneka 10 muri 10 tutu ni hotel ya mbere ikorera ku gihe ako G-Tough usigaye unamamaza mwakoze kuri cya kiganiro cyacu kuri Precision TV nakagaruka ciao ciao zimya kamera